reka rero ikaze umutumirwa wanjye amfashe gusesengura bimwe mu bibazo no kwibaza. Profesa Kambanda urakomeye? Indawo bana Sarge murakomeye na tumaze igihe tutavugana ariko muri background twavuganaga kenshi. Ndasuhuza abakunzi b'iyi channel kandi ndabashimira kuba bafashe umwanya ngo tungurane ibitekerezo. Ndashimira abantu bazumva iki kiganiro nyuma bose ndabifuriza neza. Profesa Kambanda natwe tukwifurije neza kandi urakoze cyane. Haracize igihe tutaganira byensira ariko tuba tucatinga mu bundi buryo cyangwa ubundi. Muri iyi minsi 3 duhereye ku tariki ya 12 ubwo nyine twabonaga inama y'akanama ka Loni, tukareba amagambo yavuzwe na n'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akavuga izina rya perezida w'u Rwanda, tukaza kubona ibyavuzwe na Marco Rubio Secretary d'Etat avuga ati hari ibindi biza gukurikiraho. Twabyutse tubona ibitangazwa na ambasaderi wa Amerika muri Congo. Iyi minsi 3 iciyemo ibintu byinshi. Navuga yuko ni pressure diplomatique, ni pressure y'ubanye n'amahanga. Navuga ko ari intsinzi ku butegetsi bwa Faci, ariko abantu bashobora kwibaza bati duhereye ku ifatwa ry'umujyi wa Uvira, tukareba kuba ingabo za Congo zitararwanye, tukareba abarundi batararwanye, tugakomeza kubona ku ruhande rwa diplomasi Congo isabira ibihano u Rwanda, tukabona nanone ku rundi ruhande Amerika yitwara muri uburyo. Ku muntu ugutega amatwi mu biganiro byawe, twavuga ko iri ari ikona rya U-turn cyangwa twavuga ko ari ikona rikomeye kuri iyi ntambara. Ariko ku muntu ushaka kumenya ngo gusubira inyuma kw'ingabo z'u Rwanda mu mujyi wa Uvira biratanga somo ki kuri iyi ntambara n'icyerekezo cy'ingabo z'u Rwanda, reka tuba duhera ngaha numve uko ubisesengura. Wali hari kera tukiri abana, hari sinze uko babita mu Kinyarwanda gukura hane mu nini kukula ziriya kombuzi mu nzuki, gukoramo gutiya uzikuramo nini kujya guhakura ubuki guhakura buriya guhakura ushizemo akaboko kawe zikakurya ukavuga ngo ndakavanamo ukagira ngo ntabo ziri bukuriye uba webeshe. Kagame yashize akaboko ke mu nzuki, kuva Uvira ntacyo bimariye. Ariko nanone Amina turabizi ko ntabasabwa kuva Uvira gusa, asabwa kuva muri Congo completely. Kandi muri bariya barwanyi be niba harimo abakongomani bashaka kuguma muri Congo, bashire nabo hasi birwanisho betangi kuri FARDC noneho ebajyane muri cantonment, baba nyuma abazaba bakwalifyinga gukora akazi gatandukanye ka leta, ne baba bakwalifiya amategeko ya Congo kimwe n'abandi bakongomani bajye muri iyo process. So ariko none wowe umuvuze ate kuva muri Uvira ngo ni pressure diplomatique. Nshaka biyumvikane, ndabizi ko diplomatique, iyo uvuze diplomatique abanyarwanda benshi bashobora kuvugira ijambo diplomacy babibonamo uburyo bw'amagambo. Ibintu biri hano biri at play cyangwa ibintu biri kuba ntabari diplomacy y'amagambo gusa, harimo na threat. Nudakore ibi turakwica. Ibyo ngira ngo narabibuye abantu bamwe banarutuse ati bamwe intore za Kagame barenga ijambo kwica ni ijambo rikomeye muri diplomasi. Eske bavuga ijambo kwica cyangwa ushobora n'ingaruka? Yes, kumuvana mu nzira. Kumuvana mu nzira.
kandi ebintu bamubwira ntabali threat gusa no munsi ngira ngo hari ebikoresho byageze mu karere today. Pentagon yari rizinze Kagame azi neza akazi bigiye gukora. So Kagame kuba yabwiye bali abagabo mu gutitira kwe akabwira ati mu byandike kandi akanabwira ntanga ati ni wowe no kubisinya kugira ngo batavuga ngo nabasuna nongeye kubasuzugura. Ninga bya bindi byo muri 2012 na 2013 mu gihe yashiraga yevanaga kuri M23 nanone mu mujyi wa Goma, asohoka mu mujyi wa Goma bamubwira ngo ageze Sake. Yes. Atabo Simbazi n'ibiki byose. So ntawari ikintu gishasha, ariko noneho kiriya gihe yabikoze mu buryo bwo gutinya gusa ebihano. Abademokrate ibihano bamubwiraga byabimukomereye cyane cyane ekonomike, ariko noneho mwene Trump we ntabamubwira ebihano gusa, aramubwira ati nagatwe kawe ndakajyana, agatwe kawe karagenda kubera uri ikibazo gikomeye mu karere. Amaze kubona ko biri serious, kubera ko yari amenyereye bali aba Democrat akazana bali aba lobbyists be bakabaye ibifaranga byinshi bakaza hano bakamwicarira ku madosiye. Yabonye ko Trump sasa hivi ntabyafite. By the way, Trump yirukanye Trump no mugabo no mukinisha, yirukanye abagabo bose baba lobbyist. Muri iyi minsi lobbyist yakuriye amafaranga y'ubusa hano Washington. Arabazi kubera Trump arabiza iyo business arayizi kurusha n'ibindi bintu. Ntabwo afa kumukinira mu kumuvangira ibintu, we abijyamo direct. So yahuye na Trump determined kandi akabimubwira ati yeah, you don't do this, not akora ibyo, I'm sorry for you, ariko you are gone, nta kundi. Kandi we avuga ibintu ntabari muri tradition ya diplomacy byo kuvuganyura ku ruhande. Wapi we arakubiza ukuri ecyo ashaka, aragikubira uko kimeze. Ati I'm sorry for you, I'm sorry birambabaje, ariko nta kundi turi bigenze if you don't do this. So ebyo kandi Kagame no kujya muri bali orese kuba bamubwira ati ntukore kosa ngo wa advancing hariya hantu. Tumaze kubwira FARDC n'abarundi bave mu nzira, ntabwo dushaka kurwana. Kandi wowe utegetse kuva ku butaka bwa Kongo nta kindi, aho kugira ngo ave ku butaka bwa Kongo yahise yinjira Uvira, akagenda yekubita mu gatuza nako ntako afite, akagenda yekubita mu gatuza. Nabonye n'aba abantu bavugira M23 bali ngo barishimye ngo bafashe Uvira. Ntarababwiye ati ibintu murimo nuko mutazi ebiri kuba enyuma. Muri abantu bavugaga ibintu bya Uvira twari amakuru tuyakurikirana ya bya hafi, twari tubizi uko bigiye kugenda. Bakagenda bana besha ati twisha abarundi benshi muri Uvira. Mwisha abarundi gute kandi bavuye mu 2 days, iminsi ibiri imbere yoko muhingira? Mwabishe hehe? Mwarwaniye hehe? So bali abantu bali excited cyane, ngira ngo batunguwe n'obutegetsi. Kagame yatunguwe n'obutegetsi akaba over excited ku buryo adatekereza, kubera bamubwiye mbere yoko ajya muri Uvira don't go there. Noneho hejuru yoko bari bamaze gufata n'icyemezo deja ko bazamufata bakamuburanisha, yeyongiyeho n'ikibazo cy'abaturage
exposinze bali b'impunzi kukula abantu mu byabo akabatera za bombe abaturage ebyo byose byeyongeye ku listi y'ebyaha agiye kubazwa omunsi azafatwa kandi kirekagiza amahirwe bakamulya Kagame azafatwa tu naye gahunda yo kumufungira ku Gisenyi aburanira Goma ahubwo erakataje sasa hivi iranakomeye gahunda yo kumufungira ku Gisenyi n'abasirikare be bakuru bafungire ku Gisenyi mu gitondo bajyane Goma nimugoroba basubizeyo ku Gisenyi mu gitondo bukeye babajyane iyo gahunda nayo irakomeje ariko nanone nagira amahirwe bakamurya azabagiza amahirwe agiye guseba agiye kuzaseba kandi bishobora kuzaba bazamufata bagende kumubaza so ibintu byose nibyo byatumye cyangwa bitumye yevana mu kimwaro ngo mvuye muri Uvira ngo mbisemo ngo kubera kunyungu z'emishikirano iyi mishikirano uvuge nyungu zazo wayimenye ryari kandi mbere yo kujya no muri Uvira bakubiye ko kubera talks zacu twari turimo tushaka ko ova ku butaka bwa Kongo ntabwo dushaka ko wagura ko ujya ahandi tuwire gahunda tuwire byo ukeneye kuva muri Kongo tuwire nebo ukeneye nzira tuyiguhe barambuye ati Kongo ifite uburenganzira buzuye bwo kurwana igihe cyose muzamuye mbunda igihe cyose mukiri ku butaka bwa Kongo ifite uburenganzira bwayo ni twebwe tuyibwira ati nturwanire hano byehorere turamukura aho kugira ngo ave ku butaka bw'abandi yagiye gufata Uvira so Uvira yamuhagamye ni bya bindi byo kuba overexcited no gushaka kugaragaza agatuza adafite mu byo kurya byabizi ko ntabwo yageze arwana ngafate Uvira nta muntu bari bamubujije yagiyemo gukora ikintu ubundi ko yari yabizi ko bizaba so question is okay uratubwiye ko uvuye muri Uvira kubera inyungu z'emishikirano ariko nanone n'emishikirano muri agreement mwasinye harimo ko ogombye kuva ku butaka bwa Kongo immediately ntamananiza noneho nebo vuye muri Uvira kubera amasezerano mwasinye webagiwe ko harimo neyo provision ko ogombye kuvamo immediately muri Kongo webagiwe ko immediately abantu bari mu M23 b'abakongomani bagomba gushira ebirwanisho hasi bakitanga bakajya muri cantonment noneho bakajya kuri kubavana mu buzima bwa gisirikare baba training babona akazi bashobora gukora mu buzima busanzwe abashobora kujya mu kandi kazi harimo n'igisirikare baba qualifyinga bajyemo ariko bareba ka buri case bayireba FARDC eyiga ku giti cyayo kandi umuntu wese oregwa ibyaha bikomeye by'intambara n'ibyaha mpuzamahanga bindi ntabashobora kujya muri FARDC so ebi byose yarabisinyiye ariko noneho ari kubesha abantu ngo mvuye muri Uvira kubera amasezerano ya DC ariko amasezerano ya DC haragutegeka ibindi bikore byose ove mu butaka bw'abana so iyo niyo situation Kagame arimo ariko ecyo twavanamu nuko yahuye n'umugabo witwa Trump all determined kandi wamwerese ati ntabanga ririmo dore n'ibikoresho biramanutse kandi hari n'ibindi hari n'abandi bazakora ibindi nebo dashaka kuva ku butaka bw'abandi so twetege iki noneho mu minsi ya vuba tushobora kuzabona kubera bamuhaye iminsi kujya kuri next weekend bamuhaye iminsi 5
kuva kuwa gatano ozamuka icyemezo Trump cyangwa Trump administration izaba ifite uburenganzira gukora icyo ishaka gukora kuva kuwa gatandatu w'iki cyumweru ariko iminsi 5 abavuye ku butaka bwa Kongo ubu ni iminsi ngahe amaze avuze ko avuye muri Uvira. Okay, ese azatanga itangazo ko avuye ku butaka bw'abandi? Reka tubitege tubirebe. Mvayo nanone amenye ko imbwa nta kindi kandi option afite nta mikino ashobora kongera gukina. Ibyo ndabikubwira mbizi kandi nze tugira imana nedwa ubuzima mu minsi ya vuba tuzagaruka tunabivuga. Ndabivuze ukuri agomba kuvayo nta kundi kubera nata mu minsi ya vuba muzumva itangaza ati ikirere cy'u Rwanda cyose bagifunze. Ikirere cy'u Rwanda kirafunzwe. Iyo nicyo kintu ni kimwe mu bintu dushobora gutegereza vuba. Ikirere cyose kirafunzwe kugira ngo iki? Kugira ngo noneho hinga zikwiriye zikorwe kandi ebikoresho bishobora gufunga ikirere byamaze kugera muri kariya karere. Kagame arabizi. So reka turebe mu minsi ya vuba ibyo azakora. None Professor, sinzi wenda niba wari ugipresenta cyangwa wandika nkabaza bimwe mu bibazo abantu bibaza by'ingenzi nafatiye ku byo umaze gupresenta. Komunike ubwayo wanayipostinze kuri Facebook, abenshi bagukurikira kuri Facebook hari ibyo barimo kunyandikira badukurikiye bavuga bati ni byiza ko utumira Professor Kambanda kugira ngo tunaganire. Iyi komunike iravuga Uvira, umujyi wa Uvira, kandi kavuga yuko utashobora gusubizwa mu biganza bya FARDC n'abafatanyabikorwa babo Wazalendo n'Abarundi. Aha hateye ikibazo d'abord. Ntabwo muri Kongo hari ingabo za peacekeeping zishinzwe gukora buffer zone hagati y'inyeshyamba na leta. Niba inyeshyamba za Kagame zandika itangazo ko zivuye muri Uvira ariko zitazemera yuko leta isubirayo n'abafatanyabikorwa babo, ndagira ngo hano hantu ugira icyo wavugaho. Ikindi cya kabiri kujyanye reka tubanze tugande kuri icyo kubera ko ntabwo mfite ikaramu ngo mbyandike. Reka tuganire kuri icyo kintu. Iri tangazo warifata, hariyo umusaza wanywaga inzoga nyinshi bitaga Paulo iwacu. Yatahaga yavaga muri akasantre yanyweragamo nijoro nk'amasaa 5 saa 6 gutyo. Yanyuraga iwacu nijoro mu gicuku ariko kubera ko yatinyaga mu nzira atazi cyo ari buhure nacyo yagendaga asakuza ati ndakumena ndakwica urihe gutyo. Noneho hari umunsi hari igihe imbwa zajyaga zikamukubita akagwa naho hasi. Noneho abantu bakatabara ati Paulo imbwa ziramwishe. Noneho bagiye kumutabara kumufura hasi nga yongera azamuke akabwira ati nazisha ariko zapfuye nazisha. Ni ashaka kwereka ko akomeye. Na Paulo Kagame nawe no kwameze sasa hivi. Imbwa zamuriye zamukubise hasi ariko none abantu ari kubwira abantu abaheka yehaka morale ngarakomeye. Eke kintu wavuga ngo aho bavuye ngo hagombye gufatwa n'abandi bantu, sinzi no kuntu batekereza. Ese ntawe bazi ko amasezerano basinye icyo avuga mu masezerano ese niba bavuze ko bashaka kubahiriza amasezerano sibyo? Mu masezerano arabivuga neza clearly ko territory yose ya Kongo egombye gusubira mu maboko ya Kongo egasubizaho ubutegetsi bwa Kongo uko buri muri constitution ya Kongo.
obose neba muvuye muri Uvira kugira ngo mubahirize amasezerano kandi amasezerano icyo nicyo avuga hobo muri kuvuga ibiki ni kariya kamorale bari kweha baguye hasi babakubise ariko none bashaka kwereka ko bakomeye ko n'ikimwaro cyamereye nabi ariko iyo bavuga ntabiriho yewe ntabo biri muri UN Security Council Resolution 2773 ntabirimo ntabo biri muri Rwanda ziriya canops ntabo birimo yewe yaba na inconsistent na principles za UN Charter basinyiye habaye Doha cyangwa DC. So iyo bavuga bifate muri mu kimwaro bashaka kwevanaho nta kintu. Professor aho rero niho wasobanuraga niho ruzingiye kubera ko twabonye akoro cadre ya Doha ifite ingingo 8 bemeranyijeho ebyiri bamaze kuzikiraho umukono iyo guhererekanya imfungwa zigiye zihererekanywa iyo gukora CCRF perimana itarigeze ibaho izi ebyiri zamaze kuba violated zubahirizwa hari izindi 6 bataratangira kuganiraho harimo no kugarura ubuyobozi bwa leta kuri territoire zose biri muri ibyo bagomba kuganiraho umbwiye ko byarangiye kandi bafite ingingo 6 bataraganiraho batarajya mu mizi yazo twavuga yuko Doha rero nayo babapfunyikiye amazi no amazi nyine reka nkubwire muri Doha bakubwire cyo bagiye gukora muri Doha sasa hivi kubera iki kubera ikintu cya mbere bashobora kugera gukorera muri Doha hari bagombaga kugenda kunegosia ati muduwe immunity ku bantu bacu cyangwa amnesty ku bantu bacu kugira ngo noneho twinjire muri leta cyangwa mu gisirikare. Icyo ni ikintu gikomeye bashakaga ariko amasezerano ya DC Kagame yasinyiye DC arabivuga clearly ko M23 etazagera kwanza etazaba integrated mu gisirikare cya Congo. Icyo ni cyambere cya kabiri nta amnesty cyangwa immunity ku byaha byakorewe muri Congo bagombye kubibazwa. Kagame boss wabo yarabisinyiye. Cya gatatu gikomeye bagombaga kunegosia ni muduwe agace tuba muri Congo noneho tunegosie bindi barababwiye Kagame yarabisinyiye ati M23 egomba kuva ku butaka bwako amini igomba kuva ahantu hose bari ujyana abasirikare bawe mu Rwanda basubizeyo abakongomani bajye muri area cadre twavuze yo kubasubiza mu buzima busanzwe. None wombwira kandi amasezerano ya DC aravuga ngo amasezerano ya Doha nta kintu na kimwe ashobora guhindura ku masezerano ya DC. No amasezerano ya DC niyo afite priority niyo prevailinga. Ibintu byose ushobora gutekerezaho bashobora kuba bashaka kuganira Doha byose Kagame yarangiza kubisinyira byararangiye kandi amasezerano ya DC ntabo avuguruzwa nta kintu na kimwe bashobora kuvuguruza muri Doha. So aba bagabo bajya muri Doha gukora iki baraganira iki kandi ariko none baganira iki kandi na muri UN Security Council billion record ko ingabo za Kagame ni Kagame wateye Congo ingabo ze nizo ziri kurwana muri Congo. M23 na abakozi ba Kagame ni zina ni code akoresha mu gutera Congo billion record kubinsobanurira nkanjye tuganira ariko nanjye nakubaza ni Congo yohereza delegation idoha gukora iki mu gihe uvuga uti si ngombwa kuki Congo yohereza abantu bajya kwihagararira idoha? Well baboherezayo kubera bari kubona abaswa bavuga bati Kagame yadukinaga hagira ngo adurusha ubwenge none wone twe turi kumukina reka tugende nta kibazo
kubera fete yabo eri sealed. Ekigombye kubabaho cyose cyamaze gusinyirwa kujya mu butabera. Noneho Congo yakwanga kujyayo kubera iki? Reka bagende ba passing a time benjoyinge bakore tour muri Qatar. Kubera buri kintu cyose Congo yashakaga yarakibonye kandi kiri final. Ukiraho ejo bundi twabonye Kagame aza gusinya na Tshisekedi. Ni ubwa mbere nganiriye nawe nyuma y'iyo sinyatire. Twabonye body language, twabonye uko abagabo barebaga, bigaragara yuko baje ku gitutu cya Perezida Trump. Ariko ngiye wenda mu madokima basinye tukareba nka iriya dokima irebana na Amerika na Congo, wabonye ko Amerika ifite ubutunzi igiye kubona bwa Congo byensire, ariko twareba no ku Rwanda iyo mishinga yose igomba kuzakorwa mu karere nk'igihe cya CPGL, bavuga yuko izakorwa amahoro yamaze kugaruka. Uko amahoro azagaruka yakarandiriye babisubije kuri CONOPS. CONOPS yavugaga iki bwana Kambanda? CONOPS yari kurwanya umutwe wa FDL no kuvana ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Aha niho twibazaga tuti habanza cyagakurikiraho iki, niba byose byarasubiye kuri CONOPS na mekanizme n'iriya ordre d'opération, ari nabyo ubona ko u Rwanda rwasakuje ko Kongo itigeze ihagarika imirwano. Nduhungire Byensire na Kagame bavuga yuko bagiye no gusinya drone zikica abantu, kandi u Rwanda narwo rwahise rufata Uvira. Ntiwashinja Kongo ko yicaga abantu b'abanyamurenge utarabatabaye, nawe ugahita ufata umujyi wa Uvira. Birumvikana biriya bintu bitatu, hari CONOPS, hari mécanisme de vérification, hari na ordre d'opération. Reka tangire kuri CONOPS. Nanone abantu benshi nabo basomye ari amasezerano aravuga ngo, urabona amasezerano ya DC agizwe n'ibintu bitatu. Cyambere ni UN resolution ya 2773, cya kabiri CONOPS, cya gatatu UN Charter, ziriya ingingo za UN Charter geno zireba ibintu bya sovereignty y'ibihugu n'ibindi byose. Ejo bundi bazi gusinya hano bongeyemo eyindi ngingo ekomeye y'obutabera. Niyo gusa bongeyeho ko abantu bose bazabazwa ibyaha bakoze muri Congo, kandi Amerika yemeye gutanga amafaranga yo kubaburanisha. Noneho bakavuga mu masezerano ngo igihe cyose CONOPS etumvikana neza cyangwa se egongana n'izindi ziriya parts zibiri zigize aya masezerano, CONOPS ehinduka obusa. CONOPS ehinduka obusa igihe cyose evuga ku kintu kikaba kitumvikana neza cyangwa se egongana na UN resolution cyangwa na UN Charter. Noneho rero CONOPS ntabe kubwira sequence zabyo ngo hazabanza FDLR cyangwa hazabanza kuvana obwirinzi. Orabyumva n'abasirikare bawe. No kuvuga nga aho hari confusion, sibyo? Noneho tujye ku masezerano bavuga ati igihe cyose CONOPS tabaye clear, eri vague cyangwa ekagongana n'ibindi bike, CONOPS ehinduka obusa. Noneho CONOPS yahindutse obusa ku kibazo cya FDLR n'abasirikare ba Kongo kuvayo. Aho yahindutse obusa. Tuyireka tuyivaho tukagenda kureba SK UN Security Council Resolution 277 evuga iki? UN Security Council Resolution eri categorical, eravuga clearly ko immediately right now muvane ngabo zanyu muri Congo. Sedirike UN Security Council resolution yayisekuraho ambiguity ya CONOPS yo ekavuga ati
ekintu kya mbere kigombye gukora immediately sasa hivi muve ku butaka bwa Congo. So nta confusion yeriho nuko Kigali eshaka ebesha abantu nayo mpamvu mafite ikibazo numara gusoza presentation ikomeza aho ngaho awandaza kuharayitinga tuhagaruke. Ni nayo mpamvu Amerika ejo bundi muri nini bakomeje kumubwira ngo muve ku butaka bw'abandi, ntabwo dushaka kumva ngo ibi bya FDLR. Baramubwiye ibintu bya FDLR Congo yakoze ibyo igomba gukora, murabafite bagiye mu Rwanda, ntacyo mutubwira, ntabwo dushaka no kubyumva anymore. Nta muntu gishaka kumva ibintu bya FDLR. They are telling you va ku butaka bwa Congo, niyo tegeko wahawe na UN Security Council, ni nabyo wasinyiye muri DC, ni nabyo Trump akubwira ngo notabikora ndakumena agatwe. Professor, ugize neza kongera kwibutsa CONOPS, mécanisme de verification ndetse na ordre d'opération, ni ibintu bitatu by'ingenzi wa mugani uko bisobanuye. Ariko iyo wenda kubera audience bidukurikiye baba bashaka kugira ngo bongere biyibutse, uravuga uti iyo bimwe bigonganye babona ko bigonganye, resolution ya 2473 niyo ifite imbaraga. Nanabibonye mu cyegeranyo cyabaye uyu munsi ko abantu babazaga ati se inama yabaye ku 12 hari resolution yatanze, nta resolution yatanze, ariko yongeye gushimangira yuko resolution 2473 igomba gukirwa mu bikorwa nk'uko babivugaga. Icyo cyo abantu bacyumve ko gifite uburemere kuko bongeye kugiharayitinga bose. Erega banza reka nujyeho kuri aka kantu. Singombwa ko UN Security Council ekore indi resolution, kubera ko area resolution parties zirebwa n'ikibazo zarayifashe na UN Security Council ekayifata ekabishira mu maboko ya Trump, ekamubwira ati ebirebana no kuimplementing iyo Security Council sasa hivi dore ko n'impande zombi zimaze kubisinyira ko ari wowe bishinzwe, akira dossier yawe. No kuvuga ngo sasa hivi gisigaye no kwenforcinga Trump ku giti cye atabajije ikindi gihugu gushiraho engamba wa mugani wabo, ashireho engamba zoko area resolution eshirwa mu bikorwa, uwanga kubikora imbwa zimuri. Ugize neza kongera kubishimangira. Urumva ko ni ijambo ntakuka rya Trump ashobora gukoresha, kuko Loni ntiyabashije kurishyira mu bikorwa, none bitewe nuko Trump afite ububasha ashobora kurikoresha nka resolution 2473 kugira ngo Kagame abashe kuvana ingabo ze ku butaka bwa Kongo. Aha nyine ndabariza audience Kambanda, kandi uzi neza ko bisobanuye no ku yandi maradiyo, ntabwo ari radita uko nyine ujyaho. Impamvu nabazaga ni Doha, why Doha? Kubera iki babisunikira mekanisme bazongera guterana none muri ukwezi kwa 12 tariki ya 19, baterana buri kwezi tariki ya 19, bagaruka bandika raporo bavuga ngo ibintu birajya mu buryo nkuko byateguwe. Aha rero niho twibaza tuti kubera iki batandika itangazo ngo bavuge bati ibintu bigomba kugenda gutya, ni resolution 2473 igomba gukurikizwa, bigaca confusion kuruta kuvuga ngo abantu barajya Doha, barava Doha. M23 RDF uyu munsi yaretangaje ko igiye gufata Kasayi, igiye gufata Katanga, nanga yabyutse akora amakomunike ko agiye kwagura ubutaka bundi bunini, kandi mu gihe tuzi ko na Amerika irimo kumucira gitutu. Kubera iki mekanizme itaba clear cyangwa idatanga umucyo w'ikigomba kujya mu bikorwa kugira ngo abantu bave muri confusion cyangwa bave mu gihirahiro mu Kinyarwanda cyiza? Amasezerano ya DC yararangiye, yashize ibintu ku murongo, nta kintu kiri ambiguous. Va ku butaka bwa Kongo mu mahoro, cyangwa se Amerika tuyihaye uburenganzira bwo guhana buri muntu wese wanga gushira iyo nini. Trump wakababwira ati niko tayari mimi ngiye kumwereka, ngiye kumuhana. Ejo bundi muri kanama k'umutekano Amerika yaciye urubanza, yaravuze ngo ni Rwanda
y'icyamasezerano ya DC gusa, kandi amasezerano ya DC baravuze ngo wowe Trump ufite nguvu zo gukoresha ububasha bwose bushoboka kwenforcingeyo ayo masezerano. Noneho bakiye urubanza, ntabwo tukidiscussing ngo ninde wishe ninde otisha. DC Amerika iravuga ngo wowe Rwanda ni wowe wishe amasezerano, kandi bamusinyiriye ngo akoreshe ngufu zarizo zose ashaka. Ntaho bavuze ngo zakora ABCD netwica amasezerano, no, baramwemereye, bamuhaye check etandisweho ati wowe koresha anything you want. None wowe amaze kuvuga ati ni Rwanda, akamubwira ati ndakumena agatwe nta kindi, hove mu nzira, tugombye gukora ibintu byacu, amaproje yacu agombye gukora, va mu gutesha umutekano akarere kose. Noneho ntabwo bakimurega u Rwanda gusa, bamurega akarere kose. Professor, duva rero nabikomojeho, iyo uvuga ngo intwaro zirimo ziramanuka bagiye kumurasa, okay, reka mbivuge mu buryo kugira ngo byumvikane. Iyo uvuga ngo bagiye kumurasa, ni nkavuga ngo Amerika igiye kumurasa. Ni icyo gisirikare kigiye kurasa Kagame? Babisinyiye, babwiye Trump ngo yitamu wowe kurasa, gutema, gukoresha umuhoro, gukoresha imbunda. Ntabo bamubwiye ngo uzakoresha nini, no, we bamwemereye gukora. Neba Trump ahisemo gukoresha amabombe, barabimwemereye kubera amasezerano. Ntabo bamubwiye ngo uzakoresha umuhoro, uzakoresha igiti, uzakoresha no. Kuko iki kibazo umuntu wakibajije kare nawe ndeba maze kureba ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika Kinshasa avuga ati hari ibi za sanction cyangwa ibindi. Sanction zirimo amoko menshi cyane, ari gufatira sanction abayobozi b'igihugu, gufatira abayobozi b'ingabo, gufata imitungo yabo. Sanction ni ikintu tumenyereye, ariko banavuga bati Amerika ni igihugu kinini, ntabwo yajya gufata indege ngo igiye kurasa Kagame muri Kongo. Isufi gusa yo guhamagara bati serumu turayikase, nkuko nyir'ubwite yabyivugiye ejo bundi arimo kurahiza ijambo rya Kagame. Arahiza, wabonaga yuko ida araguma muri Kongo arapfa, arava muri Kongo arapfa, yararaza arababwira ati ni hagati y'ubuzima n'urupfu, ni hagati y'urupfu n'umupfumu, ndumva ariko bavuga mu Kinyarwanda cyiza. Ariko iyo uvuga ngo Amerika, donc urumva Trump afite ubwo bubasha. Noneho nagaruka nkabaza nti Charles Kambanda, kandi wakomeje gutanga umucyo kuri iki nkuru. Iyo uje ukareba AFC 23 ifite composition imeze kuriya, ku rugamba ifite RDF bien sûr, kandi nkuko babivuze abarundi barababwiye ati nimurwane, abakongo barababwiye ngo nimurwane. Amerika ikeneza evidence yarazibonye. Hari abamwe ngo prime yavuze yuko ari Amerika yabasabye kuvamo. Intambara regionale uyibona ute bwa Kambanda hagati y'ibihugu byo mu karere cyane cyane nk'igihugu cy'u Burundi? Urabona uvuze akantu kari interesting, ngo Amerika ntabwo yajya kujyana intwaro gutera Kagame. Actually sinangomba kumutera. Ibikoresho bifa kuba bihari, bakamukorera target killing. Bakamukorera target killings. Muri iki gihe biroroshe cyane, baramutagetinga awari ikinini, bakambaza bakakishiraho igisasu kabuhariwe bitewe nawo ari. Neba no kurasa imitamenwa yubase mu butaka zanini, endake bakagishiraho kikagenda kikayimwecazaho akagenda akava mu nzira. So intambara yakoreshwa ni ya technology sasa hivi. Nayo mpamvu Trump yababwiye ibi bintu nabivuze, nibiza kuba nabivuze na Uburundi butarabivuga, kubera Uburundi babivuze nyuma maze kwibabwira, kandi babivuze ko nabivuze. Nababwiye ati ni Trump wababwiye muve mu nzira, muvemo, njyewe nzamwekurira, nzamwevaniraho ku mahoro cyangwa ku ngufu za gisirikare. Kandi nebinsaba kumuvanaho ku ngufu za gisirikare, ibikoresho byose bikenewe n'ibyanjye, ntabari mwewe mukore munkorere ikintu kimwe gusa, muve aho hantu, we neba ashaka ahafate, nzahamuvana ku mahoro cyangwa ku ngufu.
kandi engufu nzakoresha n'ebyange hapana mwebwe kubera bamubwiraga ati bizatugora kongera kumukubita kumuvana hano akababwira ati oya don't worry niyaga kuva ku mahoro njewe engufu nzakoresha nizange n'ibyange ebikoresho byanjye n'abazabikoresha n'abanje so yo muramaze kuwa assurance emeze gutyo nawe urasubira inyuma ukwiya cyari ukafata agakombe k'icyayi no nibi abarundi bakoze. Professor, yes, nari mbifite amakuru nyine nkuko ubivuga bati ntabwo abanyarwanda bikubita mu gatuza ngo twamanitse amaboko bati ntabwo ari twe n'ingabo hari n'abandi batashye uyu munsi rega bamaze iminsi bafungura imipaka bajyana abantu babo ariko nanone uzi ko RDF 23 barakomeje ejo bafashe Makobora bamaze kurenga Uvira icyo kibazo twibaza tuti rero niba bava muri Uvira n'Uvira gusa banditse ariko ikibazo cyiza wibaje uti bagomba kuva muri Congo sero ibyo President Amerika hose baraba hose hari scenario abantu bambwiye ngo nkubaze mu 1992 inkotanyi zaraje Shyorongi zirafata ziranyisubira inyuma zitegura ikindi gitero nyene na genocide ibyo twarabibonye abari bariho icyo gihe ejo bundi zavuye muri Warikare kugira ngo ibiganiro by'amahoro biboneke zisohoka mu mujyi wa Warikare zisubira inyuma nanone ibyo turabizi Kagame yaravuze ati baransabye ati babwire bavemo ati bavuyemo harabibaza bati ibi ntago ari ubwa mbere tubibonye aho bata umujyi bari bafashe bagashyiraho condition bati uriya mujyi ariko ntitwifuza ko bazawusubiramo ababihuza n'92 ko bageze Shyorongi bakasiga bagasubira inyuma bakaza 94 none ari rurundura muri genocide kubera iki byo bitaba ari kwipositioninga muri diplomasi ugaragaza ko ufite bonne volonté ariko umuntu bavuga baramuzi Trump baramuzi umuntu ukinisha Trump njewe niwo mbabaza gusa Trump ntabari conventional Trump ntabari bari aba Democrat bakinishaga Trump ntawo ameze nk'abari bakoreshaga ngo ba lobbyist bakagenda ngo bakamubwira bakamujya mu matwi Trump ntabari kwakora kandi Trump dossier ya Kagame arayizi kuva kuri A kugera kuri Z Kagame Trump azi dossier ya Kagame nayo mpamvu n'amazina ya Kagame arayazi harimo na Kagome ntugire ngo yakoze mistake biriya arabizi nta kintu umubaza ati Kagome bivuze ki yabigusobanurira neza so muve ku bintu reka bari muri zasabwe bari abagabo bari muri zasabwe indirimbo za kera iyi ndirimbo turi musasa hivi ntabari za kera ndakubiza ukuri ko Trump are determined Kagame natava muri Congo baramumena agatwe kandi namara kuva muri Congo urukiko rurajyaho so either way Kagame ntabari bukire Trump either way ntabari bumukire aho bongewe niba inama nagira Kagame sasa hivi ikintu gishobora kumukiza no gufata Amerika akayibwira ati murabizi ndananiwe byo kuyobora ndabinaniwe muhuza abanyarwanda nanjye nshobora kuba mu nkatanga ibitekerezo bo barebe uko bashiraho government ya transition bakomeza ubuzima bwabo icyo ushobora kumufasha muri iyo cadre akanegosiya exit ye nziza kurusha uko sasa hivi bimeze natabikora uravuga Kagame kunegosiya mu Rwanda cyangwa kunegosiya muri Congo kunegosiya na Trump erega Trump ali kubidinga kuri iriya system ya regime change yarabuye ati hagombe kuba political change America iri clear sasa hivi hagombe kuba political change mu Rwanda ibyo ntabari urugambo so ikintu gishobora kumukiza ni kimwe gusa sasa hivi Kagame ariko ntabo yagikora ebyo ndabizi so leka bamutwike either way kubera reka ngwire gukomeza kurwana muri Congo baramushyiraho bombe gusa
gusa ikintu ntinya nuko niba mushiraho bombe ibi bombe bakora muri area kera muri area regime ya muri Trump ya mbere mu gihe uriyo mugabo wo muri North Korea yazanaga efujo bakoze ibi bombe bigenda 80 meters 80 mu butaka 80 munsi. No, magana 8 actually, magana 8 I think, meters, magana. Babalaga ngo uriyo mugabo afite ndakeze yacukuye aho abike ibikoresho byo ngo ni munsi mu musozi cyane. Sinzi niba ezo bombe nizo bakoresheje bagiye kukubita Iran. Ntabwo nabifollowinze, ariko nzi ko bazikoze kiriya gihe. So Kagame ashobora kuzamera nka kubera agenda ye kubita mu gatuza nga afite indake bali abavuga obusabe bakagenda be kubita mu gatuza ngo Kagame arakomeye, nawe yarabivuze ngo bambuye nga arakomeye gisirikare, nga afite ibikoresho byose, nga afite neze ndake barazivuga nga afite ndake ndende ngo ashobora kweyishamo abantu be nibo babivuga. Omugabo azamanuye kibombe kigende kimucukure yo mu butaka, ariko ikibazo nuko inzu zo muri Kigali zose no musenyi na sima, nta byuma bibamo. Ibyuma bakoresha bya bindi bya bito ya yuvu wa etage. Amazu yose azasatuka yose, hafi ya yose. Ntabonzi neba kireka neba area sinzi neba area Kigali Convention yo bayubakishije ibyuma biriya binene, ariko nabi bashobora wasanga bubakishije turiyo tuma bashira mu tukeya twa beto twafera beto dutoya bagakora nini. Ariko so noneho nkavuga ati iki kibombe neba ngomba kumushira we kibombe gishobora kuzagira impact ikomeye cyane igihugu kikagira ikibazo cya infrastructure avuyemo. Aho nawo mvuga ati uyu mugabo yiye kubita mu gatuza ariko nta kafite, nkababwira nkavuga ngo mumutegere kwa muganga we, ahora kwa muganga we, mumusinzirize burundu aho kugira ngo mudushireho kibombe mu Rwanda. Bagire CIA bageyo umugabo muganga we bamusinzirize birangire gutyo. Kuki dukeneye n'ekibombe, you know? So either way Kagame ebyo avuga ngo arisha ngo ntabakivamo ntabapfa kugenda nga afite emodoka yo mutamenwa wapi zose ni bure. Bazamushakisha bazamukora icyo bashaka. Professor uraho nyine nshimira audience gukurikiye kuri mugora ko arambwira ati Kambanda rwose urimo uravuga ibintu biri mu bwenge bwinshi cyane, ariko harumba wo twabiganiriye kandi n'ubu barimo aranyandikira ati umubaze ku kibazo gikurikira. Iyo uvuga ngo Kagame baramurekuye, bamwe bati za industry turazibona, indicateurs ziragaragara, ariko se ati Capitaine Sagahutu cyangwa General Sagahutu, numvise ngo yabaye General kwa Nahimana, yaravuze ati kiriya gisirikare kirakomeye, kiriya gisirikare cyarubatswe n'Abanyamerika bakize kuriya, gifite ibikoresho, biriya bintu Kagame yabigezeho ati. Ese twabavuga ko Amerika ishaka guhindura Kagame ikamuramplasa, ariko RDF igakomeza ari igisirikare gikomeye mu karere, cyakomeza kuba ijisho ryo gucunga ibindi bihugu mu karere nk'uko Museveni ngo yabaye igihe kirekire nawe acunga ibindi bihugu, uyu munsi Kagame akaba ari ucunga ibindi bihugu mu karere. Ati Capitaine Sagahutu yarabisobanuye mu kiganiro cy'ubushize, atari kumbarize Kambanda uko abona imbaraga za kiriya gisirikare uko cyubatswe, yibaza ati koko Amerika barekuye Kagame. Urabona hari kuba inshuti kubera fonction runaka, hari no kuba inshuti nyayo. Amerika ntabwo yageze abe inshuti ya Kagame, babaye inshuti for a function. Kandi hari n'ibintu abantu bajya babesha bakora analize hano hanze
Amerika ntabwo yagize supportinga RPF mbere yo kugeza igihe around hariya ba Kikwete bamufashaga kurasa indege no mu minsi ya nyuma y'amasezerano yarusha aho niho batangiriye. Ariko mbere Kagame ntabwo yageze aba supported na Amerika, ahubwo Amerika yagize reservation. Kubera iki? Amerika yashakaga muri iki wewe ko muri twagize muri 90 na kangahe uriya papa yapfuye ryayi mu gihe cya uriya papa wakoze cyane guswanyaguza communism biriya bihugu uriya papa ndi. Anyway, reka mu gihe uriya bageze muri Max eje uriya papa yari afite ngufu nyinshi cyane, bakonfaminze ko bagiye gusenya communism, bakabikonfaminga ati byarangiye. Papa yapfuye 2005 Jean Paul. No, okay. Ariko hari max hari ahantu bageze babona ati byarangiye bya communism mbere ya I think muri 90 to 93 gutyo ati byarangiye. None wa Amerika kavuga ati okay, impamvu twebwe tutagiye kurwanira Afrika kiriya gihe ntabwo bari dufite ngufu zihagije, ariko nanone aho tuboneye ngufu ntabwo twagiye muri Afrika gufungura front yo gufata ibihugu. Kubera iki? Ntabwo twashakaga gufungura eyindi chaos yari gutuma communism ezamuka igafata ibindi bihugu byose cyane cyane bya Afrika. Webuke ko bari abagabo bari bafashe bari abanyerere bari abakawunda of Nyerere yari yagiye muri yari yamodifyinze akabita socialism, I mean akabita socialism aho kubita communism, ariko abanyamerika babifataga nka penetration ya communism. Muri twagize muri 1992 na 3 Amerika imaze confirming ati ibya communism byarangiye, ariko none wo turingira gute gufata natwe ebice hariya? Ni nako babonye abeyawuzi ba RPA ati bari abahungu twavugaga ngo naba communist, kubera Amerika yafataga RPA nk'aba communist. Urabona uriya Rwegema, Freddy Rwegema. Yes. Hapana Fred Rwegema uriya wapfuye. Ndavuga Fred Rwegema uriya wali na Che Guevara. Erika Fred hari umututsi wali muri bali ba mbere bali ba runali. Bali bakomeye. Hari Fred Rwegema wali na Che Guevara muri Congo. Nawo Fred Rwegema izina ryavuye bakarimwita n'izina ry'intambara. Fred Rwegema ni Emmanuel Gisa yabonye gutya ari izina. Muri bali abagabo bagiye kujoininga Che Guevara harimo umugabo wenyenzi waliyo ufite determination yekomeye witwaga Fred Rwegema. So ninayo ekibazo Amerika yagize ku batutsi muri siya gihe bari benyenzi. Amerika yafashe enyenzi kwa jumla nka aba communist kubera Che Guevara. Webuke ko Che Guevara byevanzemo n'ibintu byinshi, na nyuma ya Che Guevara none wo Muzeyi Kigeli akaba inshuti ya Lumumba. Abagabo bakakonfaminga ati abatutsi ni aba communist. Webuke ko kiriya gihe umucommunist yabaga kimwe n'umuterrorist w'iki gihe. Izina communist ni uriya terrorist byasimbuye umucommunist. So muri ninawo havuye ruriya urwango ruri hagati ya RPA na Muzeyi Gahamanyi, Musenyeri Gahamanyi. None bakabi extendinga ku batutsi babaga mu Rwanda. Aho niwo conflict yatangiye.
ati Gahamanyi yagenda gabwira abazungu ng'abatutsi n'abakomunisiti. So Amerika ntabwo yageze yezera RPA, ibyo barabikubesha, nta byabayeho. Yewe negiye ntambara yatangiriye, muzabaze bari abantu bari ba Rudasingwa, obazo wali ambassador wa Rwanda muri Uganda yitwande, bavuga ko yarwariye muri yari Mbabazi cyangwa wa Uganda muri ya general wo mu Rwanda, umugenerali wo mu Rwanda wali muri Uganda recently ari ambassador Mugambage. Aba bantu niyo bazungurukaga bashakira inshuti RPA. Abo bantu baje ntawo banokingaga ahantu hose, ariko nta babafunguriraga kubera irangi bari babahaye, bari babasize obukomunisiti. So umuntu okubwira ngo RPF yakozwe na no, RPA yakozwe na Museveni na Nyerere bakabiwa na Kikwete. Noneho nshaka ko ikintu kiba clear. Aho bamaze kubona ko RPA Inkotanyi zizorugamba, zizikurwana, ziriyahura, Umunyamerika ati eyo yaba group nziza gukoresha mu gufata kariya gace. Nuko Amerika yagiye kuri RPA. Ni nayo mpamvu ngewe muri za 1996 nabwiraga abayobozi ba RPA, mbabwira ati be careful, obo bushuti dufitanye na Amerika mu bukoreshe mu buryo bwo kurangiza ikibazo cy'Abanyarwanda. Noneho neba mushaka muzayobora imyaka yose mushaka. Nabo nababwiraga ati muzane Desmond Tutu atwigishe uko kiri ikintu cyakoze, aho kugira ngo mujyane aba bahutu muri Gacaca mu bamarire hariya, mujyane yo mwese namwe muhigemo, kugira ngo nyuma yegiye batazaba bazi namwe babafungire ibi byaha muri gushinja bari abahutu, kubera namwe mwarabikoze murabizi. Barambuye ngo RPA no Munyamerika ntabwo ushobora kubitandukanya. Nababuye ibintu ndi kubabwira sasa hivi nako nabibabwiye ati ntabwo bizafata igihe kirekire Amerika itarabageuka. Kubera iki? Amerika yahinduye RPA inshuti kubera fonction yo kwinjira muri Congo. Noneho bikawurana n'omuntu wo murwaye wo mu mutwe Kagame, aho kugira ngo akoreshe riya chance yari yabonye yo kwinjira muri Congo n'Abanyamerika, ufasha Abanyamerika kwinjira muri Congo. Kagame agezeyo kubera umururumba we yashakaga noneho aho bukuvanamo Abanyamerika we yekorerebye abe na chef w'Abanyamerika, akica agakora ibintu byo kwica. Ntabwo biri compatible na politiki ya Amerika. Amerika ntabwo ishobora kwekorera uwo muzigo for a long time. Noneho Kagame iyo chance yabonye yo gukoreshwa kujya muri Congo yayikoresheje nabi. Ni missed opportunity kuri Kagame. Nabyo navuga gakera ngewe ati aho kugira ngo murwaneze ntambara, mwanegosiye na Congo, mukore concessions zibabahe birombe, mucukureyo ariko mu mahoro, mwirinde ikintu cyitwa kwica abantu. Ariko bari kubirinda gute? Kandi ariyo filozofe ye Kabarebe yaratubwiye ngo yababwiye ngo mwice buri kintu cyose. So abantu bavuga ngo Amerika ngo niyo yaremye RPA barabesha, nta byabayeho. So Kagame abaye gute omutwaro ekibazo abaye gute burden ku Banyamerika? Ibi bintu agenda yekora, ibi bintu adashaka kumva, adashaka win-win, ashaka kweshira hejuru, nibi
byamuzaniye ikibazo n'abanyamerika ku buryo sasa hivi nobo hajyaho mu demokrati Kagame ntabashobora kwalijustinga. So iki kintu ovuga ngo Sekawuti yabisobanuye barababesha ntabali byo ahubwo ikibazo ntabwo wemera ko RDF ari gikomeye kiri were equipe gifite amafaranga gifite ibikoresho sophisticated drone za kamikaze nibo ba mbere babigira yasobanuraga ko nyine ukuntu cyubatse hari igihugu gikomeye kibari inyuma gituma babigeraho. sinzi urabona amaze kugera muri Kongo twese turabizi uko yabigenza yabonye ibifaranga byinshi yabonye contacts nyinshi yabaye middleman kandi yari yashoboye kwicya Kongo nta buyobozi bwari muri Kongo igisirikare ni wakimanagingaga cyo muri Kongo inzego z'umutekano zose ni wazimanagingaga birumvikana ko yabonye inshuti zaje noneho kumuzana ibifaranga n'ibikoresho kubera nawe yari yabizi ko muri Kongo abayeyo muri Kongo kubera ingufu za gisirikare niko yubase igisirikare cye gikomeye kubera yari afite ibi bifaranga kandi yari azi neza ko Kongo kugira ngo ayimanaging agomba kuba afite igisirikare gikomeye. Nabyo nabwiraga abantu barwanya turi hano mu kurwanya Kagame nabwiraga ati plan ya gisirikare kurwanya Kagame ntabo tuyishoboye sasa hivi. Hari abantu ntari bukubwira amazina twagiranye inama nyinshi cyane nkababwira ati oya ibyo murimo ntabwo mushobora gukora ibintu bya gisirikare kuri Kagame ahubwo tuzi neza aho Kagame ingufu ze azikura. Reka tubanze dufungure ezo strings zimufashe. Harimo eziye strings harimo string ya genocide twayimuvanyeho nawe yadufashije kubera yayikoresheje nabi. Nabuye abantu mu nama hari nabamu bali abantu ntari bukubire bali kunyumva nababwiye ati ikintu cyambere tugombe kumuvanaho ni genocide kubera eramufashe cyane n'ingufu n'igikoresho cy'ingufu twabwiye tukimwambure. Cyakabiri nababwiye tumwambure peacekeeping. Cyagatatu tumwambure ezina yubatse ko ari endakorwawo ko ari inevitable muri politiki tubimwambure ibyo. Cyagatatu tumexposing kubwica nyakora. Ebyo bintu tubikoze ntabwo tuzaba dukeneye igisirikare kumurwanya bizikora abantu nabiyaba ebyo bintu kera ngira ngo bamura nabazi kwera twanabivuganye ngira ngo sometime urabazi ubu sasa hivi ngira ngo aho bicaye baravuga ati Kambanda uri umuhanuzi nabwiye egiye nikigera tumaze kumufungura ezo strings zose amaze kuziruzinga nabwiye abantu ati Kagame ntabafite constituency mu Rwanda. Kagame imyaka yose amaze mu Rwanda nta constituency n'imwe afite. Yananiwe gufata byebura abagande ngo babe aribo constituency ye. Yananiwe gufata abarundi, yananiwe gufata abahutu, yananiwe gufata abatutsi, yananiwe gufata bavuye Brazzaville, yananiwe nta constituency afite mu Rwanda abayeho ku ngufu. Noneho eze ngufu tumaze kumufungura hariya atagifitaho akoze murabona ko atazagwa mu mazi. Iyo niyo situation turi mu sasa hivi kandi nyiranga abantu baremera. So abantu bavuga ngo Kagame ngo America niyo yes America protectinze kubera iki kubera akazi yabakoreraga muri Kongo. Ariko nta bamufashe kumujyana muri Kongo kubera ubushuti. Bamufashe kumujyana muri Kongo kubera yamaze kwigaragaza ko ari umuntu utagira umutima, ari umuntu ushobora kurwana, ari umuntu wehambira. Ariko kuvuga ngo nibo bakoze RPA barakubesha. Professor wabishubije ko ari icyo isi nakomozaho ko babazaga bati tubarize Kambanda ati financial support muri izi ntambara yivana he. Wavuze kuri ibyo bikampanyi, wavuze kuri ubwo bujura yakoze muri Kongo. Urabona yuko Kameme n'abanyamerika ntago bari bicaye. Uyu munsi yo tuvuga tuti intambara ifite dimension zitandukanye. Hari abashinwa bari muri Kongo, hari Kagame muri Kongo, hari abanyamerika.
ese turebye n'iyi dilema y'agaciro ubundi kubavuga kuri vore y'abashinwa n'abanyamerika ko baba barwanira muri Congo ariko abanyantege bakaba babigwamo wowe ubisesengura ute kuri iki kibazo cy'abashinwa n'abanyamerika? Ubu sasa hivi bose aho tugeze sasa hivi abaye abashinwa cyangwa abanyamerika methodology yarahindutse. Erega tugomba no kumenya ngo n'abantu bafashije Kagame cyangwa bakoranye na Kagame mu gihe cyo kwinjira muri Congo kugira ngo abinjize muri Congo, abenshi bamaze gusaza abandi barapfuye. Ubu tufite new generation cyangwa abayobozi bashasha bafite mentality eri different, kubera no muri business schools kwisi hose muri business schools amashuri yigisha business approach yarahindutse. Tufite sasa approach eri human rights based. Tufite approach muri business ya virtuous approach, ku buryo n'ama society akomeye sasa hivi yo akoza amakosa abantu barasakuza amwe akanafunga. Sasa Kagame we yananiwe kwinjira muri New Testament, akumva ko azakomeza gukora business muri area brutality. Ibintu yarahindutse. Muri ekigiye abantu benshi ovuga amaraso bakikanga, kandi abo nibo bayobora sasa hivi, nibo bayobora nali amashyaka akomeye ubundi ya supportinga Kagame. So Kagame akisanga abaye omuzigo no kuri babandi bali bashaka ko bakorana. Nibyo bintu uvuga ngo no Bushinwa nani nabo basigaye bakirwana mu buryo buri crude cyane, basigaye bajya mu kintu cya competitive advantage. Noneho rero muri Congo abashinwa abarusiya bande ntabo bikanga Congo, kubera iki buri muntu wese uri muri Congo ifite ubushobozi bwo kumuha aho afata agakora business ze. Congo ntabo imeze nko Rwanda Kagame abungana Bugesera gusa, projet ya Bugesera niyo abungana, umushoramari aje akayimwereka cyangwa akabungana area genocide, area site ya genocide. Buri muntu wese oje mu Rwanda akamujyana yo, kubera niwe afite gusa ntaba afite tourism iri serious. Hariya mu magufa niwe yahinduye tourism, afite utuntu duke atwa tourism, kubera iyo muri north mu ngagi byarapfuye abazungu ntabo bajyayo kubera batinya ko babarasa. Sasa akaba afite hariya magufa gusa niwe abajyana, abaze gukora business mu Rwanda abajyana hariya Bugesera ati ndagiguwaye akakimwambura ejo. So Congo yo ntabemeze gutyo, ifite ibintu binshi yatanga bose. Niyo mpamvu muri Security Council Obushinwa, Oburusiya, Amerika, Obongereza bose baje basupportinga Congo. Kubera iki? Bariya bose buri umwe afite ebihagije ashobora kubona muri Congo, kandi bose bagiye bakorana amasezerano nawe. Ejo bundi na Kata yaragiyeyo. Kata babahaye iki? Kata yagiye yevuga ati twebwe tushaka ebirombe ariko ebinshi tushaka n'obworozi n'obuhinzi. Kisekedi ati murabona Masisi muzakorera obuhinzi bworozi. Abagabo ati tuzanye billions z'amafaranga. So Congo yo ifite yo avantage, ntawe bayirwanira cyane muri buriya buryo bwa kera, kandi no buryo bwo gukora business bwarahindutse cyane. Eyo niyo point eri very important, kubera n'abantu ba CEO bama company ashaka ibintu muri Congo cyangwa muri Afrika bize mu mashuri ya business, kandi approach mu mashuri ya nje unayiza amayiro yo kwiga business administration. Mfite master maîtrise muri business administration, ariko ibintu bya business byarahindutse cyane ukuntu bayiga approach yabyo. So Kagame ntaba fittinga muri paradigm nshasha yo gukora business. Ubu sasa hivi turi mu business ya concession, business ya negotiations.
ariko aho ngaho nagira ngo baze kubera ko intambara yikomeza muri Katanga yari gukomeza igana mu birombe kandi abashinwa bari kuvamo ntabwo bagomba kuguma ahantu hari intambara noneho nk'uko tubibona yaturutse muri Nord Kivu ahandi amakompanyi yose acukura ubu ngubu ni Kagame ucukura aho ajyana imari niwe uhazi wabonaga ko direction yari Katanga kujya mu birombe kandi niho ubutegetsi bwa Kinshasa buvana ngo 80% yo gufinansa guverinema en plus nanone uzi ko Tshisekedi agera ku butegetsi asanze amakontra yatanzwe na Kabila yagiye i Beijing kureba ubutegetsi bw'Ubushinwa ngo ba justing izo kontra abashinwa baranze icyo kibazo kiracyari nabwo kontra ni Kabila wazitanze Tshisekedi aragerageza ngo bongere bakore revision izo kontra ça n'a pas marché ariko intambara niho yatagitinga kujya muri Katanga. Yes, nabyo bituma ibihugu byose bisa nkaho byumvikana ko Kagame ari dangerous. Byose ibihugu wabibonye ejo bundi muri Security Council byose ibihugu byemeza ko Kagame ari ikibazo apana ikibazo kuri Congo gusa ni ikibazo mu karere kose kubera we approach ye ashaka kwekubira buri kintu cyose kaka nyamasa twavuze hano kakiba buri kintu cyose kandi ntabwo gasangira n'abandi we ashaka kwiba buri kintu cyose kandi ashaka guhinduka umwami kuri bose ategeka abanyamerika ategeka kubera afite birombe ategeka abongereza ategeka abafaransa ategeka ababirigi ninde wakubuye ko muri world order Kagame wowe ushobora kubigeraho ibi bintu so approach ya Kagame eri incompatible na world order tulimo eri incompatible n'emitekerereze egezweho muri make yashizwe nyuma n'amateka. Yes, nibyo uyu yarabaje ati umbarize Professor Kambanda kuba Kagame yarasuzugaye abafaransa bashatse gufungura ikibuga cya Goma yabaciye amazi atutekereza ko nyuma yo kuva Uvira abafaransa nabo bamushyiraho pressure ku buryo afungura aeroport ya Goma. Abafaransa nabo bakeneye kumushyiraho pressure ni Trump kandi Trump yo ibyo ndakubiza ukuri Trump ye pressure ya Kagame ndagutulitsa nta kindi erega bakoze wamukino mukina mukaba draw Kagame yahuye na Trump Trump nawe arambwira ati nutakora ibi ndagutulisa kandi Kagame arabizi ko atari threat ariko Trump ejo bundi yatwibwiye ko bamubeginze bati please come take our mineral uburase ndovuze ari amagambo Kagame nta mineral afite muri Kongo buri eventually ni Tshisekedi wabivuze ko Kagame nta mabuye afite muri Kongo because of course bamubeg buri yo fite product ngeyo odakoresha ugombe gushaka umuntu uyikoresha muri Kongo ntabo bafite factories zikora ibintu bikoresha minerals bagombe gushaka abazigura so minerals ntabo bazirya nk'ibishimbo ugombye kuba ushobora kuzikoresha kugira ngo uzikoreshe nyine so Amerika yo bababuye kandi neba ni Tshisekedi wabivuze nabiza cyane nanjye nibi nari kuvuga na Amerika niko babwira ati aho kugira ngo mugure ezo minerals ku isoko ya Nyabugogo mwaje tukakora direct tukakora business ninde otabikora uratekereza neza nagiye nsoma abasesenguzi batandukanye ibinyamakuru mpuzamahanga cyangwa amateleviziyo yagiye akora ibiganiro baravuga bati Tshisekedi yabikoze ari kuri pressure kugira ngo protege ubutegetsi bwe ubu bafite no kuzahindura itegeko nshinga wenda niba Kagame aramutse avuye muri Kongo bizaba ari victoire kuri we kuvuga ati intambara y'imyaka 30 nayirangije mu masezerano na Amerika ku buryo byoroshye no kugira ngo abakongomani bahindure constitution abe yakomeza manda ya gatatu Charles Kambanda. Since never ngewe okuno mbona approach ya Tshisekedi simbona niba ashaka manda ya gatatu. I don't yaragerageje he tried yaragerageje sinzi neba koko I think ikintu nzi sinzi neba
ekyo kintu kyamanda nicyo bantu bavuga ariko ekintu nanjye nshyigikiye cyane natagikora sasa hivi bagombye kugikora akivaho. Congo ifite weakness ikomeye cyane muri constitution yabo. Transition kuva kuri president umwe mujya ku wundi ntabo biri defined neza kandi biratinda cyane. Mugiye mubonye muri iyo situation y'amashaka menshi ahantu habamo disagreements ku matora mukaba mufite kigiye kirekire kirimo hagati ni potential ya conflict wenda ashobora no kuba armed. So Congo bagombye gukora constitution, bagombye kuvugura constitution yabo ku buryo kuva ku munsi w'amatora kugera ku munsi wo kurahira undi perezida bidafata igihe kirekire gutyo. Kandi nezo appeal z'ibibazo by'amatora bazihe priorite cyangwa bazishyireho n'urukiko specialized ku buryo bicara kuri izo manza ziba zivuye mu bintu by'amatora bakazicaraho mu kwezi kumwe mu mezi abiri bibe birangiye apana gufata umwaka. Ibi bintu ntabo bishoboka, ni ibintu bakoze nabi, ntabo bigarantinga stability na peace. Mugiye mufite politiki y'amashaka menshi nezo za social media mushobora creating a power vacuum ishobora kuzana ibibazo n'imfu z'abantu benshi. So constitution ya Congo ekeneye kuvugurwa cyane cyane muri iyo area irakenewe. Ikindi kintu bakeneye kuvugurura muri constitution kandi kiri very important, bagombye gukora devolution. Hapana bya by'obusazi bya Kagame bya federalism. Bagombye guhindura constitution yabo bakora decentralization ariko ku rwego rwo hejuru ruruta izindi nzego muri decentralization rwitwa devolution. Ibi bisaba guhindura constitution kandi harimo akazi kenshi. Sinzi impamvu batabikora ariko bagombye kubikora. So ngira ngo ezo chances muri constitution Tshisekedi nizo yavugaga ariko abantu bakavuga bati noneho ngo agiye guhindura manda kandi byavuze cyane cyane no Rwanda kandi bafite perezida wahinduye manda ye akiha ariko bakakondemera Tshisekedi. So njewe I don't think ko Tshisekedi yashaka guhindura manda. Changes zikenewe muri constitution ya Congo ndazivuze zimwe nifite na document nyago nandise nshobora no kwisharinga nawe nta bintu biri confidential birimo ariko bakeneye kucenginga constitution yabo. Professor urakoze cyane. Hari uwavuze ati umbarize Dr. Kambanda iyi narrative ya genocide ya Nduhungirehe Kagame Martin Ngoga. Wumvise Martin Ngoga ejo ndavuga ko ari no muri escape afite umututsi wese no muri escape ku ndorerwamo ya genocide. Ambwira ati iyi narrative ya genocide uko bayihuza n'ikibazo cya Congo ati urabona igifite uburemere nkuko batangiye bayivuga ukuntu bayiririmba ariko iyi myaka ibaye ine kuri intambara. Arabaza ati urabona igifite uburemere nkuko batangiye bayikoresha. Nejo boni Ngoga mbere yuko afata n'ijambo perezida wa UN arambuye ati ntuvuge ibintu byawe by'amateshwa hano, vuge ibintu biri clear, ntuvuge biriya byakera nyine yavuga. So barabirambiwe ibyo byo nta muntu utabizi. Imvugo ya genocide Kagame niwe wa mbere wayishe, niwe wayikoresheje akajya ayirisha byahindutse agasosi ahantu hose akajya ayikoresha nabi byose byahindutse zero. Ariko hari ne underlying factor ko nawe aregwa iyo genocide yavuga kubera ngira ngo barabizi cyangwa hari n'abantu babizi bazi ko na ICTR urukiko rwa Arusha rwakoze pereza ryarwo rugasanga ko nawe agombye kubazwa biriya byaha n'abamwe mu bantu ba RPA. Ni Perezida Bush wamutabaye
So ebintu bya genocide byo barabikoresha, ariko nanone mugombye kupinga attention kuri iki kintu cya genocide. Kagame sasa hivi muri iyo situation yarimo ashaka kugikoresha nka tool yo gushyira abatutsi hamwe, atekereza ko naterwa aba batutsi noneho bari mu Rwanda cyangwa no hanze bazabifate nka ataka kuri ku bututsi, we yumva ko byamufasha. Kandi nebararinga hamwe bakajya hamwe nka groupe, bishobora no kumworohera kubatemagura mu gihe yaba atewe, akabatemagura akavuga ati murebe n'emirambo abantu banteye bari kwica abatutsi, reba n'emirambo umudugudu fulani. Ibintu yakoze abantu bamwe ntaho bazi impamvu yo gushyiraho emidugudu yabesha abantu ngo nabakika cumu, ikaba imidugudu y'abatutsi gusa. Iriya midugudu yakoze ari y'abatutsi gusa. Kagame ntogire ngo abikorera ubusa, arabizi ati nebantera bari abantu bari mu midugudu bari hamwe ari abatutsi, nzeweza abatipe bagende babatemagure, nshireho mbatungeho amakamera mbereke ko abatutsi bamaze mu Rwanda. So ibi bintu byose Kagame we abifitemo strategy, ashaka kuraringa. Ariko ikibazo nuko nabyo iyo story no kuraringa abatutsi bari mu Rwanda sasa hivi sinzi neba hari benshi bamumva, barabizi ko nawe abikoresha gusa for survival. Kubera njyewe ntabwo ushobora kumbwira nabwiye ari abantu benshi bajya bavuga ngo ni leta y'abatutsi gusa, ariko nkunze kubabaza ati njyewe tufite areas nka mu Mutara ni wanu hari ni area wavuga ati iyo area etuwe predominant n'abatutsi hafi 100% kwijana, you know 98% n'abatutsi. Mujeyo munyereke imibereho yo mu Mutara yahindutse gute, uretse gushaka kwekoreza abantu ibibazo. Murebe n'aba abatutsi avuga ngo nabakika cumu, mugende mubarebe abenshi ubuzima babayeho, amazu ari kubagwa hejuru, kandi Kagame abona ibifaranga. So ni nabyo we Kagame ashaka kubikoresha, none uyongere kuri iriya narrative yo kuvuga ngo abatutsi nibo bategetse. None kugira ngo umunsi azaba ari kuvaho cyangwa bamuteye nabali abatutsi babahige bavuga bati ni mwebwe mwategekaga. Arabizi Kagame uko amaleta mu Rwanda agenda ahinduka. So Kagame ashaka abantu bo kwisasira, ariko ikiza nuko bigaragara ko abanyarwanda baramumenye, ntabali twebwe gusa bali hanze n'abali mu gihugu baramumenye, barabizi. So aho nawo nanone nkora appeal muri aka kavuyo Kagame ashobora kudushiramo, hatazagira umuntu ahora ondi obwoko cyangwa ahora ondi ngo kubera ko ari muri FPR. Kubera buri muntu wese uzakora mu maraso sasa hivi ashobora kuzabibazwa. Mureke ibintu bihinduke, abazashobora gufasha mu bashireho ubutegetsi gushobora guhindura ibintu, abanyarwanda bongere babane. Abanyarwanda hagati yabo nta kibazo bafite, nta kuvuga ngo ni leta y'abatutsi. Mugende muhakana ibyo mbabwira, mugende mu Mutara murebe obukene, nebo tarabona obukene bufatika okabumeko kabumva, genda mu Mutara obuse abo mbaziza mwabaziza obututsi gute kandi nabo bameze nabi. Mugende murebe abantu b'abatutsi bari guhunga obukene mu Rwanda sasa hivi, neba ni leta y'abatutsi bahunga guto obukene, you know. So ibintu tufite ibibazo biri muri society. Yes, bimwe Kagame yabyongeyemo urusenda cyangwa akabishiramo spices, ariko nebibazo unfortunately tutarakemura, bigombye gukemuka. Ariko abanyarwanda
tugombye kwirinda gukora mu maraso y'abantu. Umuntu ozi icyondi azabibazwa byanze bikunze. Professor, nuko nyine tugiye kugana ku musozo bundi kuri sije y'u Rwanda, reka cyane cyane societe yacu buri gihe nyine tuganiriye abantu babanyandikira byinshi babifata ko twaganire ku mwanya ntabwo uhagije. Naza gushaka mu yindi sije wenda yo kureba ikibazo cyacu ndetse n'icyo dusabwa nk'abantu babarizwa muri opposition dukomeje gushyira pressure kuri abo butegetsi. Bamwe bararibaza baterega n'ibiganiro bya Washington cyangwa aho Trump agejeje Kagame, role ya opposition yaba ari iyihe? Eske twebwe twaba turi muri consideration? Hari abavuga bati ibyo mutubwira ku maradiyo nibyo, ariko mudafite site to the table aho ibyemezo bifatirwa, ati byasigara amasigara cyicaro. Ariko icyo ni ikindi kiganiro gitaha, ntabwo ari icy'uyu munsi. Hari uwabazaga hano ati MONUSCO nako Bintou Keita wo muri Loni ushinzwe nyine representa wa secretary general, manda yararangiye, ngo biravugwa yuko agiye gusimburwa n'umunyamerika, kandi barifuza ko MONUSCO ihabwa noneho mandate yo kurwana. Uwabyandika aravuga ati uko Kambanda bivuze ibintu birabyo bihinduka cyane, ati MONUSCO nibona umurepresenta w'umunyamerika azaba aje kuba umuntu ushinzwe cyangwa police keeper w'abanyamerika ku birombe bya Kongo. Ati ibyo murabitekerezaho iki? Sinzi niba ufite amakuru ko Amerika birimo kwifuza yuko uzasimbura Bintou Keita yaba umunyamerika, kandi bagahindura MONUSCO bakayiha manda yo gukoresha imbunda cyangwa yo kurasa bibaye ngombwa mu gihe bazaba basigasira n'ibirombe bya Kongo. Ntabwo ari ngo kwifuza, ni ibintu ni icyemezo cyarangije gufatwa. Urabona kuwa gatandatu w'iki cyumweru nibo tuzatangira manda nshasha ya MONUSCO, kandi izatangira ari nshasha, ibintu byose bishasha, n'ibikoresho bagiye kuba ibikoresho bya Pentagon nyine bigezeho, kugira ngo batashobora, nta muntu ushobora kukinisha kujyamingisa ibintu bakoresha, kujyaminga ikirere, ntawo bizongera. Na Amerika bimwe muri ibi bikoresho byagiye bizatangira gukoreshwa na MONUSCO. Amerika igiye gufata koherezamo nayo ubwayo abasirikare bayo, niyo bagiye kuyimanaginga, kandi izaba eri ready, combat ready. Ntabwo izongera kuba indorerezi, kandi izaba ifite na backup ya AFRICOM. Igihe cyari cyo cyose, nayo mpamvu bayihaye kamanda w'umunyamerika, igihe cyari cyo cyose batagiye no gusubira muri Security Council, bazaba babona backup ya Amerika. Ibyo ni fruits cyangwa ni consequences zeriya agreement basinye, kubera bahaye Amerika kariya karere. Amerika ntabikeneye kujya muri kuba Faransa kugira ngo ebone uko yafata ibyemezo hariya. So MONUSCO yes, igiye kuba a new force, igiye kuba igisirikare gikomeye gifite ibikoresho badashobora gukinisha muri kariya karere, kandi igiye kuba mu by'ukuri ni Pentagon igiye kumanuka muri MONUSCO. Birumvikana Professor Kambanda, biranashimishije kubera ko ibyo biratanga n'icyizere ko Kagame atazajya kumeza gutobatoba akarere, kandi ariko Kagame ashobora gusubira mu Rwanda. Ntarebajwa nabivuze kera ko chapter 7 bizarangira ekoresheje muri kariya karere, kandi noneho turi kubona Trump ari ku implementinga chapter 7, kandi akayikoresha muri context yo kubwira Kagame ndakumena agatwe cyangwa uve muri Kongo. Noneho from Saturday kuva kuwa gatandatu w'iki cyumweru, Amerika ntabezongera gusubira muri UN Security Council evuga ngo habutwe abanyamerika ntabo twemerewe gukora akazi kacu, kubera Amerika niyo MONUSCO sasa hivi. Tugiye kubona, sinzi niba bizasohoka ari ariko manda ya manda bagiye kuyihindura cyane, na structure bagiye kuyihindura. UN Security Council izabihindura bitewe na plan na plan ya Pentagon bafite, ariko ibintu bigiye kuba different cyane, bigiye kuba different cyane
Mm. Profesa, ndizera yuko ibyo tuganire kuri uyu mugoroba bihagije, ubwo twazareba mu minsi iri imbere kuko sawa bye muri iki gitondo turaza kureba deforoma nshyashya ziza kuba esike sawa doha turaza kubona leta ya Kinshasa. Urakoze cyane, reka ngushimire. Ubwo mu izina ry'abaduteze amatwi tuzakomeza mu minsi iri imbere, nzagushaka nguhe n'izindi feedback